umubwiriza rero nawe aje kubwiriza kandi ahacumbitse ni hariya none imyenda bayiteye ipasi ariko imwe ntire yaboneka ariko buriya ishati irahari kandi n'ikote rirahari inkweto zarangiye ziri hariya none rero kandi isaha saa 10 irageze kandi ndi kwihuta ndashaka gutangura nkora amasaha hano none hariya nshumbitse ngirwana no kubona ipantaro ikoti maze kurishira hafi ariko bakambwira bati nyamara wihangana ipantaro ntabwo iraboneka nyuma munsi y'iminota 20 turacayitunganya ntariko rero abantu b'Imana ndi kwihuta hariya muri garderobe haba naharebye kuko buramaze kuhareba hose ubwo rero nkabonamo ingutiya yura mukecuru tumva rero mukecuru wihangane mbaye njanye ingutiya kuko gukererwa byakomeye ngakubita mikoti na karuvati yanje n'isakoshi nuko rero ngikubita mu muhanda n'ingutiya n'inkweto nuko rero na karuvati y'urukara gihinguka mu muhanda mbaye ntware ngatwarana nkagera hano ku rushengero iwanyu ngeze ku ishengero bakingubita amaso nuko abayobozi rero bavuga bati nuhagarare hafi aho kwira tuje hirgiriye bangejeje hirgiriya iyo bakosorera ibyananiranye bangejeje muri Shekina yiwabo hahandi aho mudapfa kugera hahandi bagera bakabigaho nuko bangejejeyo bambaza ikibazo bati muntu w'Imana tubwire uburwayi bwagufashe uyu munsi tugiye gutangirira kwiri jambo rivuga ngo ubwiza bw'amategeko Shuti yanje amategeko arahari kandi ni meza kandi n'ay'ubwoko bwinshi hari amategeko y'uburyo butandukanye iyi si yacu yubakiye ku mategeko isi yose ahivi kagera yubatse urufatiro rwayo ku mategeko nta gihugu na kimwe cyaba gifite demokarasi imeze ite cyakuyeho amategeko y'igihugu cyacu amategeko niyo yerekana ububasha bw'igihugu n'ubutegetsi buriya umutegetsi uwo kwisi uwo ari we wese bamwise izina ry'icyubahiro bakamwita nyakubahwa bakamwita nyiricyubahiro n'andi mazina yerekana icyubahiro cyane iwacu ku isi ariko uwo muntu akaba adafite itegeko na rimwe ahagarariye aho bamwise nyakubahwa ubu nyakubahwa bwe bwatagaciro uwo munsi bamwatsa amategeko ibihugu byo ku isi bifite amabwiriza na mu yandi magambo nimvuga amategeko nyabuneka mwumve mu Kirundi mwumve amabwiriza amategeko yo hano ku isi afite uko ayoboye iyi si yacu muri porogaramu isi ibayemo nta gihugu na kimwe ku isi cigenga ngo cyumve cyakora ibyo cishakiye gusa kuko n'amategeko y'ibihugu abihurije hamwe arahari buri gihugu gifite icyo bita itegeko nshinga munsi y'itegeko nshinga hari andi mategeko mato mato aza mu gihugu hagati hazamo amategeko y'ubucuruzi amategeko y'imyubakire amategeko y'imihanda amategeko y'ubucamanza amategeko y'imihingire amategeko y'imipaka amategeko y'imihanda y'uburyo butandukanye mu midugudu ayo mategeko agenda yerekana yuko igihugu kiriho ayo mategeko mato mato atuma igihugu kigira agaciro kandi n'abakirimo bakagira umudendezo ngira ngo abatwaye iyi miduga baramutse bumvise itangazo ribabwiye bati imihanda yose polisi iradohoye nta tegeko rikirimo wanyura iburyo wanyura ibumoso wakwirukanka wagabanya wagonga wagenza ute amategeko arahavuye umuntu ushira mu gaciro
ntabwo yashora imodoka ye ahantu havuye amategeko. Yavuga ati ubwo amategeko ahavuye bavandimwe, imodoka yanjye niba hano ku ishengero kugeza ubwo amategeko azasubiriraho. Munsi y'amategeko y'ibyo byose hari amategeko agenga intara cyangwa amaprovince. Munsi y'amaprovince hari amategeko agenga amakomine. Ndibwira ko iniwanyu mukiyita amakomine. Munsi y'amakomine hari imirenge nanga se uducimbiri. Nta gacimbiri na kamwe kugira ngo bakite iryo zina gafite amategeko n'abategetsi bagahagarariye. Munsi y'amategeko y'uducimbiri ntabwo nzagacimbiri kagarukira, ariko wenda hariho nyumba 10. Nyumba 10 rero nawe mu mazu 10 arakomeye. Umuntu wese ugomba gucumbika muri ayo mazu 10, nyumba 10 agomba kurara muzi akamubarura kubw'itegeko riri muri nyumba 10. Kandi mbabwiza ukuri, munsi ya nyumba 10 buri mugabo buri rugo, buri mugabo wese uri mu rugo iwe, umugabo muzima ufite mu mutwe hazima, buri mugabo wese afite amategeko yo mu rugo iwe. Amategeko y'iwacu mu rugo hari amategeko ya gahunda ibayo. Nuko rero iyo amategeko y'umugabo abonye aho arangirira, burya hari ahantu amategeko y'umugabo mu rugo arangirira hagatangira y'umugore. Umugore nawe ati nanje aho ni njewe. Iyo madamu arangije urugendo rw'amategeko ye, babana bacu twabyaye uko bakurikirana, buri mwana afite itegeko yashinze. Kugeza ku kana konka ibere, amategeko yako ari ku mabere ya nyina. Iyo gashaka konka ukiha gutinda, gashinga itegeko katumva, mpereza. Ubwo rero ibyo nyina yararimo akabihagarika, akaza kubahiriza amategeko y'uruhinja. Ngaya nguko umugabo ashyira gahunda iwe mu rugo, agashyiraho isaha y'urugo rwe igihe rutashe, agashyiraho gahunda y'uko urugo rwe nta muntu n'umwe uzaruvogera. Ashobora gukoresha uruzitiro, kandi nyuma ya korotire agashyiraho na porutaye nanga ibiti byo gutambika mu muryango, nubwo cyaba ari igiti kimwe. Kera kwa nyogokuru bari bafite urugi rw'ibiti rw'imigano rusobekeranije rw'igisika, sinzi niba mwumva igisika. Karakugi baboha mu biti mu byatsi, noneho bakakegeka hariya mu muryango. Kubera amategeko y'icyo gihe, izo nizo zari inzugi. Iyo twashaka kuryama kwa nyogokuru, twegekagaho kakugi kikutwatsi. Nuko rero tugashiraho nibuye, tukegekaho ibuye. Twamara kwegekaho ibuye, nuko nyogokuru akatubaza tumva, bana banje aho nimwibagiwe gukinga. Tuti nyogokuru twakinze, mwabigenje mute? Twegetsemo rwa rugi, twashizeho nibuye. None uyu munsi ni metalike. Twabaga tumaze kumva ko twashizeho ibuye, maze mu gusinzira tugaheza inguni zose. Twabaga tugiye mu mirima, nyogokuru ati musige mukinze. Hari agati k'inkingi kabaga gashinze inyuma y'urugi, maze hari umugozi uziritse muri ako gati, muri ako kugi. Nuko rero ukagashiraho, nuko ugakurura wa mugozi ukazirika, ugapfundika ugasobe kugakurura, ugasiga ipfundo ryo kukurura bikarangira. Wageraho nyogokuru ari ati musize mukinze, uti cyane. Twashizeho n'umugozi twawufunze rwose. Bisobanura ko buri muryango ufite amategeko yo mu rugo. Buri mugabo muzima rero afite amategeko agenga urugo rwe. Afite oreri y'igihe babyukira mu gitondo n'igikorwa kibaho buri gitondo. Buri mugabo afite oreri y'igihe ntarengwa yashizeho abiwe baba bari ku meza barya. Nubwo ayo masaha yakwicwa na gahunda idasanzwe, ariko hari oreri bamvuga bati uko byagenda kose isaha turayishe.
buri mugabo wese uriwe mu rugo ufite mu mutwe hazima, burya hari amategeko amutegeka aho yicara iwe mu rugo hadahinduka. Uyu mugabo rero udafite aho yicara iwe mu rugo hadahinduka, ubwo rero umurongo we wavuyemo. Ubu iwanje n'ubu ndi kuhareba aho nicara n'intebe nicaraho n'ibiyigize byose ndabizi. Iyo ntahari rimwe na rimwe madamu niwe uhicara, ariko sindasanga hari umwana wahirahiriye ngo ahicare, biranga. Kuko ayo ni amategeko yo kwicara. Harega burya hari n'amategeko yo kurya no kuryama. Uko byagenda kose, aho umuntu wese muzima ari iwe afite ahantu aryama hadahinduka. Burya rero ayo mategeko yo kuryama ntiwayica. Hari ushinzwe gutunganya ibitanda. Nkunda gutekereza ko hari abadamu, kuko umugabo wagiye gusasa abagiye kuyivanga. Hari amategeko agenga imibereho yo kurya no gukora imirimo yo mu gikoni. Uri umugabo wibanda mu gikoni, hari abagabo bafite ingeso bayinaniwe kuyicikaho yo kuja kwicara mu gikoni batetse. Ubwo rero abo bagabo ndi kubabwira nkumva, bagabo bene data nimuvemo, kuko burya amategeko yo mu gikoni ntabwo akureba, afite abareba. None se buriya ari amategeko y'abara abadamu iyo bibereye iriya, iyo bari mu gikoni biherereye, hari igihe baba bavuye kugura ikiro cy'ubufu, nuko imboga zikaba zirahiye, akihutisha bwa bugari kugira ko abona abantu batangiye kurira, agakaraga n'imbaraga. Ariko burya ibihe byinshi hari igihe isafuriya imucika ikaba iriyubitse, yareba ko nta yandi mahera yasigaye aho, ati rero kugira ngo baburare, agakura hasi akongera agakandakanda. Nuko mwebwe mwategerereje ku meza mwabona biraje, muti mbega umutsima mwiza. Ariko burya uriya nyakukora ibyabaye byose agenje ate. Numvise igitekerezo cy'umudamu umwe. Uyu mudamu umugabo we yagiye mu mirimo ya kure, nuko umugabo arakora igihe cyo gutaha kiragera, aza ashonje bitangaje. Kuko nababwiye hari igihe umugabo agera mu rugo ubuzima buri hafi kumugora. Umugore akaba yazigamye igikoma yagishizemo ubuki kiri hariya, atabana banje bakunze kwiba batakiba, akagenda akagishira ahantu yiherereye. Nuko rero umudamu ategereje umugabo we, nuko imbeba iri kwimura ibyana byayo, nuko icyana kimwe cy'imbeba kirayicika kigwa muri cya gikoma. Uyu mugore rero ntiyari yabibonye, ahabona umugabo we aje ari kwarara inzara yamwishe, yihutira kuja kumuzanira cya gikoma. Igihe yarakizanye ageze ahantu hareba, umugabo akimubona areka amaboko yihuta ngo agotomere. Umugore agiye kubona abona akana k'imbeba kari kureremba mu gikoma kapfuye, asanga ntarasubizayo ibyo biganza by'uyu mugabo byaretse, kandi asanga nta yandi magambo, nta rindi tangazo arashiraho. Uyu mugore w'intwari yafatishije akaboko kamwe, maze yambeba akubitamo intoke ayijugunya mu kanwa. Amaze kuyijugunya mu kanwa, ahereza umugabo igikoma, maze umugabo si ukugotomera arasizora. Ariko ntiyarazi yuko umugore yamukijije imbeba. Nuko umugore aragenda ajunditse yambeba, aje nyuma y'uruzitiro n'iseseme nyinshi, araruka. Yemwe n'ibya kera biraza,
aho haziye aza yatukuye amaso. Nuko umugabo aramubaza ati ariko ko wavuye hano uri muzima, iyo hirya huye n'ibiki gutukuje amaso? Uyu mugore atumva nihenze nacanye inkwi mbisi, none ndizo ndi gukirana nazo zandukuje amaso. Umugabo ati henga nkwereke noneho ngiye kukwereka aho inkwi zumye ziri, kugira ngo yihutishe gahunda yo guteka. Burya hari ahantu abagabo baba barazigamye utuntu n'utundi. Aragenda abwira umugore ati iki giti cyari icanje, cyari umwugariro, none aho kugira ngo dukerwe guteka gisature ugiteke, utekeshe izi nkwi zumye. Ariko uyu mugabo ntiyarazi ko umugore yahoze ku ntambara y'imbeba. Nshuti nkunda, hari amabwiriza agenga imitekere n'imirire yacu. Mu gusasa uburiri rero, burya hari amategeko yo kuryama. Nkuko nakubwiye, buri mugabo afite mubwe, afite ahantu aryama, kandi hari ahantu bageneye umusego, ahandi ni mu mirambizo. None se umugore amaze gusasa, nuko ukumva urananiwe uti ngiye kuryama, wagerayo rero ugasanga aho umusego yawusize ntuhiteho, nuko akaba ari ushira amaguru. Kandi noneho ahari imirambizo, aho amaguru bayashira ukahashira umutwe. Nuko mu gihe gito umudamu wawe akaza agasanga ahari umusego hari amaguru, yasanga ahari amaguru hari umutwe. Ntabwo umugore wawe yahita aryama, yahagarara agatekereza cyane, uyu mugabo yanyoye izinga niki? Kandi yashira mu gaciro akaguhamagara, mbese ni ubuhoro, maze nawe ukamusubiza uti ni ubuhoro busa. Madamu, iyi nzu ni iyacu, iki gitanda ni icacu, yemwe nawe uri uwanjye. Kubw'ibyo byose rero, burya naje hano ngeze ku gitanda ngira umudendezo wo kuryama uko mbibona. Nagize umudendezo wo kuryama, ngira ngo uwo mwanya uyu mugore yahita yumva ko atari umudendezo, yarara yicaye ategereje akaga agiye guhura nako, kuko wishe itegeko ryo kuryama nubwo wavuze umudendezo. Reka mbabwire nshuti, burya hari amategeko yo kwambara. Uko twambaye twese twambaye mu buryo bw'amategeko, yewe n'izo nkweto mwazambaye mu mategeko. Dore uko ndi kuzireba mwambaye mukurikije amategeko. Ariko wagira umudendezo, yagerewe mu rugo akavuga ati bavandimwe, ndi kwihuta madamu, inkweto zanje ziri hehe? Umudamu ati ziri aho ngaho. Umugabo ati ariko ndi kubona imwe y'ibumoso, none iy'iburyo ko ntayo. Umudamu wawe ati reka nze nyishake ndayibona, nyamara ukaba uri gukererwa. Ariko hafi aho hakabiriho kamba mbiri y'iburyo. Ukavuga uti rero madamu, mbaye ngiye njanye ikamba mbiri, n'iyi nkweto y'imoso nubwo iteye siraje ariko ndagiye, maze unshakire iyo nkweto nsange wayibonye. Ugihinguka ku muhanda, inshuti zawe zirahita zitangira kugusuhuza zitumva mwafashwe ryari. Mbese ahubwo muri iyi minsi nuko wabaye muntu muvandimwe we, mbese uburwayi bwagutangiye ryari? Muri iyi minsi ntiwari muzima, cyo mbwira uko byakugendekeye. Nuko ukabwira inshuti yawe utumva muvandimwe, nta kibazo mfite, izi kamba mbiri, iyi kamba mbiri ni yanje, kandi n'iyi nkweto ni yanje. Cyakora nsize madamu ari gushaka iya kabiri, ariko kubera ko ngiye mu Kayanza kandi nkaba ndakererwa, nari mbonye kamba mbiri n'iyi ngiyi, none mbaye ngiye. Ngira ngo muri uwo mwanya, muri iyo saha, bahita batangira kuvuga batumva mwene data muri iyi minsi byaravanze. Hari abo basigaye baravuga ngo byaravanze, abantu basigaye barigaragaza wabareba ugasanga byaravanze. Hari amategeko yo kwambara amakoti, buriya hari amakabutura twambariyeho, ariko buriya muntu w'umugabo wihuta aramutse abonye ikabutura ntayo yari yabona, iyo mwita mugondo, noneho akabashizemo ipantaro, ariko akumva ntabwo biri kugenda neza,
ariko yagera hanze akabona ya mugondo iri ku mugozi kandi dore na karuvati yaramaze kuyishiramo rwose, ariko akavuga atumva ntabwo n'ikabutura nayisiga, nuko akayikubitaho akayishyira hejuru y'ipantaro kandi na karuvati. Dore agihinguka mu muhanda ibintu byacika, inshuti ze zose zahurura ziti bavandimwe inshuti yacu muri iyi minsi byarivanze, dore yasaze rwose. Bagakutangira bati buhagaze aho ntabwo urarenga agacimbiri tutakubajije ico wabaye. Muvandimwe ibi ni ibiki wakoze? Ukabwira abagenzi bawe utumva inshuti ntimuzi ko iyi kabutura ari yanje se, n'iyi pantaro si yanje, iyi karuvati si yanje. Nuko ako kanya uti nagize umudendezo wo kwambara imyenda yanje uko mbyumva. Bagenzi bawe baragukora mu rutonde rw'abantu bakiri bazima muri iyo minsi. Umubwiriza rero nawe aje kubwiriza kandi ahacumbitse ni hariya, none imyenda bayiteye ipasi ariko imwe ntire yaboneka, ariko buriya ishati irahari kandi n'ikote rirahari, inkweto zarangiye ziri hariya. None rero kandi isaha saa 10 irageze kandi ndi kwihuta, ndashaka gutangura ngo n'amasaha hano. None hariya nshumbitse ngirwana no kubona ipantaro, ikoti maze kurishira hafi, ariko bakambwira bati nyamara wihangana ipantaro ntabwo iraboneka nyuma munsi y'iminota 20. Turacayitunganya ntariko rero abantu b'Imana ndi kwihuta hariya muri garderobe, nkaba naharebye kuko buramaze kuhareba hose. Ubwo rero nkabonamo ingutiya yura mukecuru, tumva rero mukecuru wihangane mbaye njanye ingutiya kuko gukererwa byakomeye. Ngakubita mikoti na karuvati yanje n'isakoshi, nuko rero ngikubita mu muhanda n'ingutiya n'inkweto, nuko rero na karuvati y'urukara gihinguka mu muhanda mbaye ntware ngatwarana nkagera hano ku rushengero iwanyu. Ngeze ku ishengero bakingubita amaso, nuko abayobozi rero bavuga bati ntuhagarare hafi aho, bwira tuje hirya. Bangejeje hirya iyo bakosorera ibyananiranye, bangejeje muri Shekina yiwabo, hahandi aho mudapfa kugera, hahandi bagera bakabigaho. Nuko bangejejeyo bambaza ikibazo bati muntu w'Imana tubwire uburwayi bwagufashe, kuwambaye ingutiya se uyu munsi se urabwiriza ikibwirizo kifite ingutiya, iyaba watubabariye se wenda ukayambara turi kureba, tubwira impamvu yatumye wambariye ingutiya rwose. Nuko nkabwira abayobozi ntumva abayobozi nta kindi nabaye ndi muzima, bya bibwirizo byanje biracariho, ariko burya kubera ko ndi mu rugo rw'umuntu w'Imana ipantaro yatinze kuboneka ngira umudendezo kuri iyi ngutiya. Ubwo rero abayobozi b'ishengero bavuga batumva bakongera bagaterana uko abo batumubwiriza yasaze rwose. Uyu mubwiriza dore uko yabaye yatunguwemo n'ibisazi, ntabwo turamushira imbere y'iteraniro kuko ibyo yahakorera ibyamwambitse ingutiya biramwambika n'akandi kaga. Uwo mwanya rero bangura ku rutonde rwo kubwiriza. Ntimwumva se kitokosa ritoya ryo kwambara, ikosa ritoya ryo kurya, ikosa ritoya ryo kwambara imyambarire itari imwe. Berutse guhura n'umugabo ari kwiruka, yiruka cyane. Ubwo rero ahari bwari ubwa mbere yambaye karavati, yabonaga abandi bazambaye nawe arayigura. Nuko rero arazinduka kare, abandi karuvati baje bayishira munsi y'ikora, nuko karuvati afunga ibipesi by'ishati, afunga n'igipesi cyanyuma, maze ishati ayishira hano mu izosi kuruhu rwose, arafunga umuhogo. Nuko rero karuvati iri kwizunguza imbere y'iryo. Duhuye rero ndamubaza ntese buhagaze ugiye he? Ati ngiye mu bukwe kandi ni jewe uraba muri ba pare ndabanegereye umusore rwose. None se iyi karuvati uyibika mu mufuka tuyibike mu ijosi? Ati reka da, ntabwo nayibitse ahubwo nayambaye. Nshuti nkunda, narebye uwo mugabo nsanga hari ibyo abura. Ntiwumva yuko amategeko yo kwambara aduhindura batamutwe? Imana nayo rero ifite gahunda. Dore itegeko rimwe ry'imyambarire ryaguhindura umusazi. Buriya uwishe itegeko ryo kwambara bagira bati umuntu wasaze n'uyu. Umunsi umwe nagiye muri Amerika,
nuko rero batindagira basize. Buriya rero kubera ko nzi kwihuta, hari ibintu bita za tapirura zurira mu mazu izindi zimanuka. Abanebwe baraboroye, uragenda ugahagarara kuri esikariye maze esikariye ikagenda ikazamuka. Nuko aho twari turi kuzamukira mbona hari abagore benshi n'abana benshi, nuko numva iminota yo kuja mu ndege iranshika. Ndebye nkaho iburyo ibumoso nsanga hariho uwo mukeka ugenda, ariko wo uri kumanuka. Uwaha urazamura, ariko uwaha urakura baririya ubazana hasi. Buriya rero ndireka nkwereke ukuntu ndi umuhanga. Buriya kujya ngo ntegereze igihe bararangirira, buriya ngiye kubereka ukuntu nanje ngira umusore rwose. Nuko rero ndahindukira, bansimbukiye kuri ya tapi yururuka. Nikangire vuba vuba, izaje irururuka, iratangira kururuka nasimbutse. Ariko reka ngubwire mwana w'Imana, nitere kuri esikariye ya mbere, ngiye gusimbuka ngaruka ku ya mbere. Nibwira ko nayirenze, nongera ndasimbuka ngaruka ku ya mbere. Ndakariha rwose, ngiye kureba aho ndi kuva nsanga sinarenze umutara. Ariko kuko imashini zikontorora ibyo, zizi gukontorora za shoke zihabaye, ubwo imashini yohereza za esikariye, kompyuta yahagaze. N'abagomba guturuka muri yo etage bahagaze bose. Ubwo ku mpande hacanye amatara atukura yuko ishano riguye. Kandi hari iminota bibara, nyuma y'iyo minota icahagiye kitahavuye, mashine ikabirekora byose bigahinduka uruganda rutunganya ibyabijeho. Nari ngiye kuja muri pubere yo muri Amerika, njanywe na tapirura. Nuko rero haje umuzungu wirukanga w'umupolisi, arambwira tumva tabara usubira inyuma, hasigaye amasegonda make imashini ikaguhitana. Nuko ngisimbuka nsubiye inyuma, ako kanya numva inzogera ziravuze, maze imashini irasara rwose. Reka mbabwira ko kwica itegeko iryari ryo ryose hashobora kuba hari mu rupfu nanga kuba igicucu. Ushobora kutaba umupfu ako kanya, ariko ukaba ikigoryi rwose, kuko uko wabigenza kose nta mudendezo wo kwica itegeko ryashizweho ryaba irya leta. Reka mbabwira yuko nshuti, umuntu wese Bibiliya iratubwira ngo witondera amategeko yose. Ubwo rero ayo magambo turayagarukaho, ariko agasitara kuri rimwe nukarandikiwe ko yayamaze yose nta na rimwe yashigaje. Nshuti, ntukibwira yuko wisha agategeko gatoya. Abantu bose bafungiye hara mu mpimba ntabwo babanje kuzenguruka itegeko nshinga ryose ngo barimare. Mumbabarire kuvuga gereza ya mpimba, ntabwo ndavuga iwacu. Bankubwiye ngo abari muri 1930, abari muri 1930 biwacu mu Rwanda, ntabwo ariko bose babanje kwica itegeko nshinga ngo barikureho. Bamwe baribye, abandi barasambana, abandi baranyega, abandi baragaya, abandi barya ibyo batishuye, kuko bishaye mu mategeko bafungirwa hamwe n'abandi bose. Aho ibisambo biri, yemwe iwacu mu Rwanda, umuntu warengeje imipaka akimura ibuye akarishira hatariho agatsindwa mu rubanza, bamushira muri gereza irimo n'abajenosideri. Aho umujenosideri avuga tumva njewe narabishe rwose, kandi narishaka n'abandi bo kwica mbona babuze. Nuko nabigenjeje, narabishe ngeze aho ndashakisha mburi yo bagiye, mbabuze rero nsigara mbabaye. Bati rero turagufunza tumva, ahubwo mwarankereje. Uwo rero ugezemo yaramaze abantu, uwambuye undi, kandi nuwarebye agashiraho iwacu hariyo banke yitwa Banke Lambert. Iyi banke yitwa Lambert naho baguha amafaranga bakakubaza inyungu utazigera ubona, ariko kubera ubukene ukabura kubigenza ukayakira, mu gihe gitoya bakagufunga. Uwambuye Lambert rero afunga ngo n'umujenosideri, kandi wakoze kwibere ry'umugore utari uwe. Hari abagabo bafite intoke zabananiye, nuko hari n'abagore bazi kwerekana amabere, maze umugabo yarireba agasanga ibere ryiwe ryamaze kuba nk'isogisi rishaje, akabona ibere rihagaze mu muhanda, ati riranda rikoraho, wenda rinyibagize isogisi ryiwanje. Nuko yaje gukoraho, umugore agahamagara polisi atumva uyu mugabo angoreye ku ibere. Uwakoze ku ibere rero nuwafashe ku ngufu, nuwambuye abandi, bari muri gereza hara mu mpimba. Nuko rero nimwo bari, ukura muntu w'Imana atumva, witondera amategeko yose, agasitara kuri rimwe,
aba yayarimbuye uko yakabaye yose hadasigaye na rimwe. Nshuti nkunda, itegeko rya mbere ryahawe Adamu umubyeyi wacu. Imana imaze kumurema, mumbabarire, Imana imaze kurema Adamu yamuhaye amabwiriza. Iramubwira iti Adamu rero, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi uzarya imbuto zaco uko ushaka, ariko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi kiri gutanga ubwenge, nshuti nkunda, ntuzakiryeho. Iryo ni itegeko, kuko amategeko yose yayandi uko ari 10 atangiza ijambo rivuga ngo rimwe gusa niryo ritarimo kuko ritureba twe n'ababyeyi bacu. Nuko rero harimo ijambo rivuga ngo kandi wubahe so na nyoko kugira ngo ubone kuramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Itegeko ritarimo naho irindi ryo, ntukagira izindi mana, ntukiremere igishushanyo, ntukavugira ubusa, ntukagira umurimo wose uwukoraho, kandi ntugasambane. Yemwe uramenye, ntukibe, ntugashinje ibinyoma, kandi ntukifuze. Amategeko yose Adamu yarahawe yarazingiye muri ariya magambo avuga ngo ntukakiryeho, kuko Adamu ntabwo igiti yagikokoyeho amatunda, ahubwo nta n'irindi tunda bariye, ahubwo Adamu yariye ku kimanyu umugore we yashigaje, ni igisate cy'itunda yariye. Nuko amategeko yose avuza akaruru, maze Adamu agiye kuburana, Uwiteka amwereka ubusobanuro bw'amategeko. Abaswa rero mu bya Bibiliya baje bibwira yuko amategeko y'Imana yatangiwe kuri Sinayi. Abo rero nabaswa mu bya Bibiliya, abo ntibazi nico Bibiliya ivuga, kuko igihe Yosefu Umwegiputa yangaga gusambana, Sinayi ntirakabaho rwose. Kandi buriya Kayini, buriya niwe wari umwe mu bantu ba mbere, ariko ntukice, yari kumureba, kuko amaze kwica Imana yarahuruye iza kureba itegeko ryapfuye, bikwereka yuko Sinayi mbere y'imyaka 1000 n'ibihumbi itarabaho ari amategeko yose yarariho. Kandi dore uriya Adamu uko Yakobo bivuga, ndetse na Yohana, umuntu witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yayarimbuye yose. Ndabaha icyo kureberaho. Dore rero Adamu, uriya mugabo witwa Adamu, amaze kurya kuri kiriya giti, ntiwukibwira utumva yarishe itegeko rimwe, ahubwo yose uko yakabaye uko ari 10 yose yari yayishe rwose. Ntimuzi uko irya mbere rivuga ngo ntukagira izindi mana mu maso yanje. Uyu rero iryo tegeko yararyishe rwose, kuko hari indi mana yashira mubwira itumva gupfa ntimuzapfa. Ntukagira izindi mana, Imana ya mbere nyiri bihe byose atumva ntukakiryeho, umunsi wakireho no gupfa uzapfa. Uyu mugabo rero amaze kukirya yari yumviye andi mategeko, amategeko y'indi mana, ntukagira izindi mana. Iryo tegeko ryari riri kumureba. Kandi rya kabiri ngo haraho ndagera namwe mukayavuga nkumva ko mukiyibuka, nuko irya kabiri rikutubwira ngo ntukireme igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, kandi muhora abana gukiranirwa kwa base, kagiza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abaja kunyanga. Ariko nshuti, kababarira bankunda bakitondera amategeko yanje, kandi nkageza kubuzukuruza babo biha 1000. Uburambure bw'itegeko rya 10 harimo n'ubusobanuro ndabure bw'amategeko. Abitondera amategeko yanje, nshuti yanje, itegeko rya kabiri rirakomeye cyane, harimo n'ubusobanuro nanone bw'amategeko. Uyu mugabo rero wambwira uti none se haba hari igishushanyo yaramije? Nuko Satani yihanga mu nzoka. Uriya muntu rero ntiyari yarigeze abona inzoka zivuga. Inzoka zimuhaye inama we n'umugore we, bumvira icyo gishushanyo, kuko Satani yishushanije mu nzoka, kuko yaza kwishushanya wenyine bari kumumenya. Yihindura igishushanyo kivuga, kandi Adamu aracumvira, kandi Adamu aragikorera. Itegeko rya kabiri rero riba riragiye rwose. Dore irya gatatu ngo ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko uzarivugira ubusa Uwiteka atazamubara nk'utacumuye. Nuko uyu mugore mu kuganira n'inzoka yatanze ubuhamya, atanga ubuhamya bw'Imana. Nukuri ibiti byose byo muri ingobyi twemererwa kubirya, ubwo n'ubuhamya. Ariko Uwiteka Imana yaratubujije iti
nuko rero ntimuzarya kuri iki giti. Mu gutanga ubuhamya ariko ubuha inzoka yakoresheje izina ry'Imana. Amaze kuritangisha ubuhamya ariko ubuha inzoka ararenda arivugira ubusa, nuko inzoka ibyo yavuze arabikora. Nuko rero itegeko rya 4, wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora, abari ukora mu iminsi yawe yose, ariko wa 7 niyo sabato w'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe, umugore wawe ntabwo arimo kuko muri umwe, wowe ubwawe, umuhungu wawe, umukobwa wawe, kandi umugaragu. Harega inyuma y'umugaragu hari umuja, kandi umuja ni uzana amatungo mu rugo, ni itungo ryawe rero. Kandi hari umuntu usanga amatungo amaze gutaha, uwo ni umushitsi uvuye mu mahanga ya kure, nasanga mumaze gutangira isabato ntagahirahire ati noneho rero hari ibihaza nzanye nabyo mubiteke. Muzamubwira muti isabato yatangiye, ibihaza byawe zabiteka ku cyumweru, n'umunyamahanga we wose uri wanyu. Uwo rero ntukamwumvire. Nuko ku munsi wa nyuma isabato ija gutangira, mu kirengarenga cyane munsi kuwa nyuma, Uwiteka Imana yari itabaye ngirebe umuhungu wa ico yabaye. Kuva uwo munsi Adamu yari yirukiye, ntiyongeye kurukana n'Imana isabato, ntiyongeye kurukira mu Edeni, yabaye impunzi aja kurindagira, yirwaga arashaka imikeri, intoba zo kurya, ntamenye igihe isabato yatangiriye. Nshuti, isabato yapfuye kuva ico gihe. 5 ngo wubahe so na nyoko, kuko nutabumvira igihugu naguhaye ntuzakiramiramo. Kandi dore nshuti, se na nyina b'Adamu bari Uwiteka, ntibigeze babumvira, kandi n'igihugu ntibakibayemo. Harya rya 6 mwe mwanyibutsa rivuga ngo iki, kandi munyihutishe rwose, ngo iki rya 6 kariko mwavuga vuba, ngo iki ntukice. Nuko rero uyu mugabo arabwiwe aya magambo ngo mwitegeko Imana yamuhaye ntuzakiryaho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Adamu yaririye gupfa, kandi dore ibyanditswe byose birahamya ngo dore urupfu rwazanywe mu isi n'abantu bangahe. Uriya umwe niwe mwicanyi kabuhariwe, yisha abantu benshi. Iyo abatari amaraso ya Yesu n'abapfuye ejo n'abaguye mu bitaro umwami Karede, ibyaha byabo n'urwo rupfu birandikwa kuri Adamu, kuko niwe wisha abantu benshi. Kandi rya 7 ngo subiza numve, uramenye ntugasambane. Bibiliya yanje ni yawe biremeza yuko itorero risobanura umugore, kandi uyu mugore akaba yitwa itorero ryasigaye. No kuva kera Isirayeli yari umugore w'Imana, abahanuzi benshi bagiye batumwa kuri Isirayeli. Dore Isirayeli we warasambanye n'abanyamahanga, kuvanga ukuri n'ibinyoma Imana ibyita umusambanyi. Iyo uvanze ukuri n'ibinyoma imbere y'Imana uritwa umusambanyi. Mukago muri mugore Gomeri yarasambanye, yojuyanyaga itorero. Nuko hose yarabwirwa ngo ihangane, nubwo itorero ryanje ryasambanye uryihanganire. Nuko rero uriya mugabo n'uriya mugore bavanze ukuri n'ibinyoma, inyigisho z'Imana bazivanga n'irya Satani, babarwaho ko batangiye Babuloni. Babuloni yasambanye n'amahanga yose. Muzakurikirane Bibiliya yose, izakwereka yuko ubusambanyi bushushanijwe mu kuvanga ukuri n'ibinyoma. Itegeko rya 8 riri kutubwira ngo iki nshuti, ntukibe yemwe. Nuko uyu mugore igiti yabujanijwe, cabujanijwe n'Imana, Imana yarakibabujije rwose. Ubundi kwiba nuko urya ibyo utemerewe ugashikira ibitari ibyawe. Nuko rero ico gitara kireba asanga n'iki gikundiro, uriya mugore n'umugabo baba bakiriye bandikwa mu bisambo. Kandi itegeko rya 9 nimwumva uko rivuga, murambwira muti ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Iryo tegeko rero rivuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ryanditse muri ya magambo ngo nuko inzoka irababwira iti ibyo gupfa ntimuzapfa, kuko Imana yabonye yuko umuzi mwaziriyeho muzaba nkayo. Imana ni indyarya, Imana yarabariganije, nimuhumure gupfa ntimuzapfa. Nuko uwo mugore afatanya na Satani gushinja Imana ikinyoma, yibwira yuko icyo kinyoma baragisangira maze bakaba nk'Imana. Kubw'ibyo rero kuri ayo magambo yavuze ashinja Imana ibinyoma, kuko yemeye inama za Satani ngo gupfa ntibazapfa, ngo ahubwo Imana ni indyarya. Imana yababuje kukiryaho ngo batazaba nkayo, kandi Imana siko yavuze rwose. Maze uriya mugore mu kurya yandikwa mu gitabo c'abashinja Imana ibinyoma. Kandi itegeko rya nyuma kwirwa ndarisobanura n'ubwende, nawe ubwawe warisobanura
ntukifuze ikintu kicari cawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Nshuti nkunda muvandimwe, mfite ikibazo mu mutwe wanjye. Niba icyaha cyo kwifuza kizabarwa mu byaha bizarimbuza abantu benshi, turi mu kaga. Icyampa yemwe, icyampa y'inzu, icyampa ubucuruzi, icyampa y'ubutike, icyampa y'umudamu, harya w'inguye baguwande kamwifuza. Icyaha cyo kwifuza nshuti ni uko uwo mugore n'umugabo areba icyo giti ko ari ic'igikundiro maze arifuza, yifuza ibitari ibye, abana arabiriye nshuti. Bityo ngayo magambo yavuze uriya muntu w'Imana. Reka twumve nshuti, usitaye kuri rimwe aba yayarimbuye yose. Umwanditsi Yohana wa wundi watubwiye amagambo muri Yohana 14:15, bavandimwe, yigana imvugo ya sebuja, umuntu nankunda azitondera amategeko yanje, kandi witondera amategeko yanje nanje nsasaba data amuhe mufasha, azabuha mwuka wera. Hepfo ngo umuntu ufite amategeko yanje akayitondera, uyu nguyu rero yakwiriye kurimbuka akava mu mugabane wo wubaha Imana. Iyo dusomye Yohana yakomeje kuvuga, ntiyarorereye mu nzandiko yandikiye itorero. Umva uko yanditse mu rwandiko yanditse rwa mbere, igice cya 2 uhere ku murongo wa 3. Iki nicyo tubamenyesha, yuko rwose umuntu uko azitondera amategeko ye, nuko rero iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi. Yongeye gusubira muri ya magambo, uvuga akamuzi ntiyitondera amategeko ye, uwo ni umubeshi, kandi n'ukuri ndi kuri muri we. Hari abantu benshi bagenda bagira amakenga, ugasanga abantu benshi mu mihanda ingoma ziravuga dududududu, diri, hareruya nyinshi, amina, ibitangaza bigakorwa, imitingiti ikaba, ariko bisha amategeko. Abo rero burya ni ababeshi, kandi n'ukuri ndi kuri mu mitima yabo. Yohana tumva, ngiki kizatumenyesha ko turi muri we, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga kwa muzi ntiyitondera amategeko ye nshuti, uwo ni umubeshi, n'ukuri ndi kwageze muri we. Kandi rero uyu Yohana njamukunda cyane. Yohana yari intwari. Banza wumva ubuhamya yatanze. We yari yarakoze kuri Yesu, yari yaramwikoreyeho, kuko nabigishije mu gitondo. Yohana yumvaga indirimbo ziri mu mutima wa Yesu akazishimira, kandi indirimbo yari igizwe n'igice kimwe yaririmbirwaga mu matwi ya Yohana, aririmbira mu mutima w'umwami. Amahoro Yohana, amahoro nshuti, amahoro yanje ndayaguhaye. Yohana tuza, nubwo nyoko yagusabiye ijuru, ariko aho muri uzaribona kubwo kunesha, kuko nyina yaraje atumva. Aba bana rero ni babiri gusa nsigaranye, kandi bari mu kaga. Nyagasani, ndagusaba ngo rero uzabambere ijuru, maze umwe azicara iburyo bwawe, undi yicara ibumoso bwawe. Nuko Yesu aramwitegereza, aramureba madamu, habona umudamu we yamaramaje. Nuko ahindukira babahungu, abona bari kumwenyura, bari kumva ijuru nyina yarisabye. Uzi nyoko yagiye kukuvuganira, uzigira mu ijuru, nawe byagutangaza. Ayi mama we, mama ari kudusaba ijuru, umwe azicara iburyo, undi ibumoso bwawe. Nuko Yesu ahindukirira babahungu, asanga bafite akanyamuneza, udutwenge twaje. Arababaza ati, yemwe bahungu, ko nyoko yabasabiye ijuru, reka mbabaze ikibazo. Buriya ko muri abahungu beza, ariko burya igikombe nzanyweraho muzakinyweraho? Bumva ni igikombe cy'igikoma, bati tuzakinyweraho twihanganye rwose, si ukunywa igikoma, niba ari na divayi tuzayinywa. Ariko burya Yesu yari ari kubabwira yuko agiye kuzabambwa, kandi na nyina yarabasabaye kubambwa, ngo umwe aje umwanya w'igisambo n'undi mu gisambo, bagomba kubambwa iruhande rwa Yesu. Yesu arababaza ati, ese umunsi nabambwe namwe muzemera kubambwa? Kandi abivuga mu mvugo y'ubuhanuzi. Maze nyina aravuga ati, mwabicucu mwe, nimwemera ko muzemera kunywera ku gikombe cye. Nuko aba bahungu batumva, tuzakinyweraho ryose, tuzanywa dushikamye, ibikombe byose uzazana tuzabinywa. Yesu arababwira, tumva, reka mbabwire, ahari wenda ni mu bintwari, igikombe cyanje muzagisomaho rwose, ariko ibyo kwicara iburyo n'ibumoso ntabwo nshobora kubibaha. Yewe madamu, cyakora ndakubwira ko utazi ibyo usaba.
kuko iyo ubimenya ntibari kubasabira abahungu bawe. Ariko reka mbategereze, Yesu niwe uzatanga kwicara iburyo n'ibumoso. Uyu Yohana rero yarazi neza Yesu, yaramuzi neza. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye itorero, agitangira kwandika urwandiko rwa mbere, ijambo rya mbere ati, uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise n'amatwi yacu, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje. Ntabwo twamurebye gusa, ahubwo intoke zacu zamukozeho. Nshuti, Yohana yakoze kuri Yesu. Icyamaje nawe muri uyu mugoroba ugakora kuri Yesu, maze wamukoraho, Yesu agahindura umutima wawe. Na Yakobo yari mwene nyina w'umwami Yesu, uwitwa Yakobo, nawe yavuze amagambo akomeye cyane. Icyamu kumva Yakobo mwene nyina wa Yesu icyo yavuze, kuko mu Bagalatiya ngo nta wundi twahasanze mu ntumwa zose keretse Yakobo wenyine mwene nyina w'umwami Yesu. Kandi uriya Yakobo niwe wari umuyobozi mukuru wa General Conference, kuko niwe wayoboraga Yerusalemu, kuko yari igikomangoma. Ariko Petero we yari umujyanama mukuru kandi ashinzwe ivugabutumwa. Ariko Yakobo yasomaga mu mateka agakemura impaka, niwe wari umucamanza mukuru uteraho umukono intumwa zikagenda. Icama muri uyu mugoroba ukumva uko Yakobo yavuze, uwo yari intwari kurenza ab'iki gihe benshi. Aravuga ati, umuntu wese uko yakabaye, umuntu wese, ikiremwa muntu cyose, aho kiva kikagera, wavuka nta matwi, wavuka nta maso, upfa kuri umuntu wese uzitondera amategeko yose agasitara kuri rimwe, nshuti, azaba yayarimbuye ukwangana. Reka ngubwire muvandimwe, ayo magambo yatinzeho cyane. Nshuti, amategeko y'Imana ni meza, atubuza kwitwa abasazi, kuko Bibiliya muri Matayo ngo Yesu yaravuze ati, ndababwiza ukuri yuko kugeza hejuru n'isi bizarangirira, amategeko yanje nahamije ntazavaho inyuguti. Muri Bibiliya yanje nk'umugaturika iravuga ngo nta n'akadomo kazava kuri i, nta kadomo kazahava. Yesu arabihamije kandi aravuga ati, umuntu wese uzaba ari umubwiriza akigisha abantu kwitondera amategeko, ariko ati mwicemo rimwe, uwo mwigisha rero azaba ari umwigisha w'inyoma, kandi mu bwami bwo mu ijuru azahinduka umurama, azahinduka igitumuka, ntazinjira mu bwami bw'Imana. Kuko uwavuze ibyo ni nyir'amategeko, niwe wavuga ati, umuntu nankunda azitondera amategeko yanje. Pawulo baje babeshera ngo yanditse inzandiko za Pawulo, yandikira n'Abagalatiya, maze aravuga ngo yemwe mw'Abagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabavumye ko mweretswe Yesu nk'ubambwe? None se ninde washubije mu mategeko? Ariko se ayo mategeko yo uriya mugabo yavugaga witwa Pawulo ubasha kuyamenya? Reka tuyisome mu Maroma, ari naryo somo risoza. Murebe ubwiza bw'amategeko, nshuti, uko amategeko atwara umuntu akiriho. Yemwe icamba mukamenya ko umuntu muzima wese akwiye kwitondera amategeko y'Imana hatavuyemo na rimwe. Iyo dusomye ku murongo wa 7, nuko rero abo nahoze ndigisha, mbese tuvuga iki? None se amategeko nticyaha? Arahakana cyane atumva ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza. Iyo amategeko yarambuje ati ndukifuze. Ariko nshuti, icyaha kibonye akito mu mategeko, kibonye ko ndi umunyantege nke, kigasana amategeko andusha ububasha, maze icyaha kirampemukira, kiranyosha, kirayanyicisha. Cyakora nanje kera nari muzima, ubwo ntarakamenya amategeko, nakubitaga abantu uko nshaka, abo nica nkabica uko nshaka, ngasambana n'uwo nshaka. Tura n'umugore wanje yarigendeye, yaranyanze kubw'ubutumwa bwiza. Ahari wenda niyo magambo yavuze. Yabuna ndabasabye ntimunyandikire mutumva, tubwira umugore wa Pawulo igihe murongora sinari impari, kandi n'igihe batandukana sinari impari. Kandi uko byagenze kose, abanditsi b'amateka iyo basobanura amateka neza, basobanura ko mu nama ya Sanediri, inama nkuru ya Yerusalemu y'Abayuda, itegeko rirasobanura ngo ntawagomba kwiba amatagira umugore,
nuko rero kandi uriya mugabo yarayirimo, ariko ndibwira yuko igituma abwiriza abantu atumva, uzashaka gutana kubw'ubutumwa bwiza muzamureke yigende, kuko Pawulo kwigisha abagore n'abagabo bahariya hirya uko bazahuza imibonano mpuzabitsina, akigisha abagabo ati ntimukimane, kandi namwe mw'abagore me ntimukima abagabo banyu, dore kuko umunsi mwabimye ntibazasenga. Buriya umugore w'inkorashano abona umugabo ataje akamuhereza umugongo, ati umugongo wahetse abana nawe ujyemo. Nuko rero uyu mugabo akarara arareba, kuko akarirwa no gusenga. Nuko rero Pawulo ntiyari gushobora gutanga izo nama, kandi yari umusore gusa. Abo bashakashatsi niko bavuze, ariko ntubimbaze ngo nabisomye mu gitabo cy'abashakashatsi. Nanje simbivuze nk'ubiteye umusumari, ariko nanje nk'umuntu w'Imana ubwo nabyibwira. Kandi Yesu we ntabwo azampanira ibyo nibwiye gusa, kuko ntarimbizi neza, nawe ntiyabisobanuye. Pawulo atumva rero, kuko yashaka kubitubwira yari kubitubwira, yatumye dukabakaba rero, maze abantu bibwira ibyo bintu. Uretse ko hari abakabya bagahindura amategeko y'Imana, ariko ibitarahishuwe byagenewe Imana yonyine. Ariko ibyo twibwiye turi ku isi, turi gukuza ingoma yayo, Uwiteka azi neza ko atari ubugome no kumwimura, azi ko dushaka ko abantu bumva uko kuri rwose. Uyu Pawulo aravuga ati nshuti nkunda, nanje kera nari muzima ntaramenya amategeko, ariko nshuti ubwo nari maze kumenya amategeko Yesu amaze kumpamagara, none ibyaha nari narabuze mu mutima biba barahembutse birahagarara. Bimaze guhagarara Pawulo mba ndapfuye. Nuko nshuti iki tegeko ryagenewe kuzana cyakiteye kuzana ubugingo, cyewe mbona kinzaniye urupfu, kuko aho icyaha kitabayeho, icyaha kibonye akito mu mategeko kiranyosha, kiba kirayanyicishije. Pawulo yari ku rugamba rwo kwezwa 12. Noneho nshuti, noneho reka mbabwire yemwe abazasoma inzandiko za Pawulo mwe we, Pawulo aravuga ku murongo wa 14 ati nuko rero noneho tuzi yuko amategeko haraye umwuka, jewe nkaba ndi wa kamere, ndetse bavandimwe neguriwe gutegekwa n'icyaha kiba mu bugingo bwanze. Dore nshuti sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora bavandimwe, ahubwo ibyo nanga, ibyo nazinutswe mu buzima bwanjye maze kwakira Yesu, mpora n'intege nkeya zo kongera kubikora. Ariko reka mbabwire mwumva ubuhamya bwanjye, ariko ubwo nkora ibyo ntashaka, noneho nemera rwose ko amategeko ari meza. Mbega ubwiza bw'amategeko, kuko wamaze kuyamenya, icyaha gikomeza kumutegeka mu ntambara yo kwezwa, ariko kikamutegekera mu ngoma ya Yesu, ntigitegeka imibereho ya yose, agatabaza, kuko abahagaze muri ya mbaraga ya mwuka. Nuko rero noneho ntabwo ari jewe ubu gikora ibyo byaha, ahubwo ni ya kamere imbamo. Nzi yuko muri nje ibyo ni ukuvuga muri kamera yanjye nta cyiza cabonekamo, kuko mpora nifuza buri munsi gukora icyiza gusa, ariko nshuti kugikora byarananiye. Nuko icyiza nshaka akaba atari cyo nkora, ahubwo ikibi nazinutswe kigakomeza kikantanga imbere, ari bwo nkora ibyo nanga. Nshuti ndabasubiriramo, sinjewe ubu kibikora, ahubwo ni cyakimbamo. Nuko rero kamba buhamya 21. Nuko rero mbona yuko amategeko yaranyifuriza gukora ibyiza, nyamara bibi nanga akaryo bintanga imbere. Nshuti cyakora mu mutima wanje nishimira amategeko y'Imana, mu mutima wanje ndayishimira itegeko ry'Imana riri mu mutima wanje. Ariko nagiye kwitegereza mbona muri nje hari mirindi itegeko ry'icyaha rigega itegeko ry'mu ngingo zanje. Yemwe reka ntabaze mu nsengere mbonye ishano. Nshuti none se ninde wangize uyu mubiri ukuntera urupfu? Ariko mbabwire nshuti isaho ngarukira, Imana ishimwe iteka ryose kwizaje ihora ingiza kubwa Kristo umwami wacu. Nuko njewe umutima wanje ntanje ndimbata amategeko y'Imana, ariko muri kamere yanje nta ciza kimbamo. Murongo wa 12 tugarutseho dusoza. Noneho mba ubuhamya bwa nyuma. Noneho amategeko na yera rwose, ndetse n'itegeko ryose ni ryera kandi rirakiranuka ni ryiza. Indirimbo y'Abadventiste, indirimbo y'111 iratubwira ngo wumva amagambo y'Umukiza niwe uduhesha ubugingo. Wa munyabyaha we, umenye ko hahirwa abakomeza ayo mategeko, barahirwa. Kuyumva duhinda umushitsi nta kamaro, ahubwo ibyo biratugwabiza.
ahubwo icy'ingenzi ni ukuyitondera yose. Abayitondeye bose uko bangana hano mu isi bazemererwa kurya ku giti cy'ubugingo, niko Yesu yavuze. Bazinjira mu rurembo rw'Imana kuko bagendeye mu mategeko y'umuhanda wa Yesu. Amategeko y'umuhanda wa Yesu agizwe na Bibiliya n'umusaraba. Rero nuko ayo mategeko iyo yubashe, nuko ibyabereye ku musaraba bakakubashisha kwitondera amategeko y'umuhanda, ugiye mu ijuru uzagenda urugendo ugereye amahoro. Bangahe muri uyu mugoroba bavuga tubwo amategeko ari meza, turasaba Imana kuyitondera tumaramaje, kandi Yesu abitubashishe. Ndashaka ibiganza byanyu mu kirere. Nshuti nkunda, amategeko ya Yesu ni meza, arera kandi aratunganye. Hahirwa abayakomeza no bazahabwa ubugingo buhoraho. Ibyo bibi byanyu bubu umurage wanyu by'iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu. Kirashitse